imbaraga dusubizemo imbaraga tugende ducogora twiruke twe kunanirwa tugende twe gucogora Uwiteka we hembura umurimo wawe muri twe Uwiteka we hembura umurimo wawe muri twe Hembura 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 umurimo muri twe Mwami komeza 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 umurimo muri twe nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. ndashaka kubaza mushiki wacu abantu muririmba gospel ni kubera iki biragoye ko wabona umu gospel uri kuririmba adahumirije kubera iki mumuhumiriza nuko nyine iyo turirimba kuko n'undi biba ari ibintu nyine by'Imana nyine ubundi guhumiriza nyine ni ikimenyetso cyiza cyangwa ni ikintu nyine gituma umuntu abasha Yes, it's the time of the time in the time. Nitwa Muyange Tatayina turi ku Muyange TV. Nta magambo menshi 2023 niko nababwiye mpita nakira abatumirwa ariko uzabona kuri kamera zacu wese uzamenye ko ari umunyempano, uzabona wese uzamenye ko hari ikintu afite agomba kubwira abantu kandi ukagomba kucyumva. Nta na rimwe nzakora ikiganiro udashobora gukuramo ikintu gishobora kukugira akamaro mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Niyo mpamvu tuzanarikana gushimira by'umwihariko wo dukurikira ariko wamaze gukanda subscribe ni by'agaciro cyane, reka tugushimire ariko nawe utarayikanda why not nicyo gihe kanda subscribe kugira ngo turusheho kubana umunsi ku wundi. Twinjiye umwaka turamya, twinjiye umwaka duhimbaza, abo turi kumwe ndabizeye nabahanga cyane ariko sinshaka kubavuga amazina nonaha, ahubwo reka tubanze twinjire mu mpano yabo cyangwa se tubanze tuvibinge ubundi bindi bize kuza nyuma. Ndi kumwe na pianiste nawe umaze kunkombeka cyangwa se umaze kunyereka ko ibintu abishoboye cyane, reka tubanze twigendere n'indirimbo imwe ebyiri ubundi tuze kugaruka mu kiganiro cyacu. Right. imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba, asohoza ibyanditswe kuri we, atanga ubugingo bwe kugera ku gupfa kugira ngo aronke ubugingo
Yesu oh watwunze n'Imana hashimwe 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 Yesu oh watwunze n'Imana hahimbazwe Yesu hahimbazwe Yesu oh watwunze n'Imana utarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba asohoza ibyanditswe kuri we atanga ubugingo bwe kugera ku gupfa kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi hashimwe Yesu hashimwe Yesu oh watwunze n'Imana. tubahaye ikaze ku Muyange TV. Murakoze cyane. Yego ndagira ngo mubanze mwibwire abantu kandi mubibwire babumve. Sinzi n'icyo kintu mukiyumva. Yego mwibwire abantu babibwire babumve, reka duhere ku mukobwa. Murakoze cyane. Amazina banyita Iteto Pascaline. Ndi umukobwa mfite imyaka 17, umwaka ndimo ushobora kuba wenda gushyikamo nka 18. So nkora umuziki ntago wenda ntago ndashika hejuru, nyine turacyazamuka. Iyi niyo stage ya mbere, gusa nkora umuziki kandi ndawukunda cyane. Murakoze. Ko nta mukobwa uvuga imyafuka wivuze? Oya tuzagasibemo. Nimuzagasibe nta kibazo, nubwo wabimenya nta kibazo. Yego right, reka twumve n'uyu musaza wawe. Murakoze, Imana ibahereza umugisha kunyakira. Nitwa Rutwaza John, ndi umusore, ikindi ndi umuririmbyi nk'uko mubibona. Ndi hano nk'umuririmbyi, ni ibintu nkunda cyane, ni ibintu bijya binyubaka, kuririmbira Imana biranyubaka. Ndumva navuze amagambo menshi, ni ibyo ngibyo murakoze. Yego ati navuze amagambo menshi, ni ibyo ngibyo. Ku bantu bababonye muri babiri, umuntu arashobora kuhita yibaza ni couple, ni groupe, niki murakorana, bimeze gute ubundi muri rusange? Murakoze cyane. Nabisobanura gutya, turi hano nka groupe y'abaramyi b'abaririmbyi barimba gospel. Murakoze. Ni groupe yitwa ngo iki? In Love God We Trust. Muri babiri, muri benshi, bimeze gute byo? Wenda ni twebwe turaha, ariko hari mugenzi wacu utabonetse kubw'impamvu z'akazi, nawe tuba turi kumwe turakorana. Ndumva ari ibyo ngibyo. Byanga bikunda imyaka ye avuze ntashaka kugarukaho, ni imyaka y'umunyeshuri. Byanga bikunda agomba kuba kiga. Sinzi nawe niba wiga, niba se mwese muri abanyeshuri byo muhura gute, mubihuza gute kugira ngo umuntu akore n'izo repetition? Nago byo yavuze nibyo cyangwa se ibyo uvuze nibyo, turi abanyeshuri. Ndi mu mwaka usoza amashuri yisumbuye, nawe ni murumuna wanjye yiga S5. Hanyuma uburyo iki tubikora, twiga mu bice bitandukanye, twiga mu bigo bitandukanye, ariko tugerageza guhuza cyane nko mu vacancy. Umwanya muto tubonye turawukoresha tugakora umurimo w'Imana. Ndi kubona ibibazo byose ushobora kuza kubisubiza, kandi sicyo nshaka. Uraza kumereza mic nawe ajya asubiza bimwe na bimwe. Yatangiye avuga ngo ni umuhanzi. Akenshi twumvisha umuntu ngo ni umuhanzi, tuba tuzi ko hari n'ibihangano afite yakoze. Noneho nsanze muri na groupe, hari ibihangano byanyu mwakoze, apana wenda ibindi mugenda musubiramo? Murakoze cyane. Ibihangano birahari, gusa ariko ntago nye twabinonosora neza, wenda ngo tube twabishira ku rwego runuru, ariko birahari. Ntago mwajya ku rwego rwa groupe mukorana nyine muri abantu nka batatu, nta kintu mufite. So birahari, gusa nuko ntago biratungana neza.
nyine ikiganiro nakagaruka igihe tuzaza tugarutse yego Yeah. Nimutwemerera bizaba. gitangira yes ariko nibyo tuba tugomba nabyo kugenda tubimenya ariko akenshi ngenda mpura n'abantu batandukanye ariko by'umwihariko iyo nsanze abantu bakiri abanyeshuri hari ubwo usanga ibintu baba bakora ababyeyi baba bakivuga ati mubanze murangize amashuri mubanze mwige ariko akenshi nsanga ari abantu baririmba ibi bya sekira bita ngo ni iby'isi muri gospel iyo uri umunyeshuri ukora n'ibintu by'imiziki ababyeyi babyumva ute niki bakubwira barabishyigikira cyangwa barababwira mubanze mwige murakoze cyane ubivuze neza umubyeyi agira impungenge cyane iyo umwana arimo kujya mu bintu bihabanye yego cyangwa se bishobora kuba byagira icyo bimwangirizaho ku buzima ariko twebwe turabaramyi turimba indirimbo zihimbaza Imana akenshi iyo urebye usanga zitatwatracta kuba twajya mu behaviors ziri negative ahubwo biduhereza kuba twajya mu Mana neza tugahindura imyitwarire tugahindura bimwe mu ngeso mbi tugakurikira Imana rero ntago bashobora kutubuza ngo badukonte kutajyamo ahubwo baba badushyigikiye cyane rwose ntago bajya babitubuza rwose nuko nguko yego yes mu gihe tukiganira rero ndagira ngo sabe pianiste agerageza ajya dushyiramo utujwi dutoya twa piano muri background ariko ari nako tugenda tuganira byinshi cyane bigiye bitandukanye ngenda numva utwo tujwi turi nyuma muri background gahoro gahoro gutyo yes fatira aho ngaho uze kuguma aho ngaho ugenda uduhereza utujwi gahoro muri background groupe yatangiye ryari groupe nta gihe kinini giciyeho yatangiye mu kwezi kwa karindwi k'umwaka dusoje wa 2022 urumva tumaze amezi agera muri atandatu nuko nguko kurimo urumva ntago ari igihe kirekire cyane ariko Imana irimo kubana natwe intumbero ni izihe cyangwa se target ni iyo ku ishuri mwarangiza bikarangira no iyo mwicaye muganiye gahunda ya nyabariye intumbero ni ugukorera Imana aho bishoboka naho bidashoboka tugakorera Imana ku ishuri ndetse no hanze tukamamaza ubutumwa bwiza mu ndirimbo mu kuramya Imana ndetse no kwihimbaza izina rya Yesu rikamamara gukorera Imana aho bishoboka naho bidashoboka yego icyo kintu bari gisobanura ubundi gukorera Imana kuri we niki kuri njyewe murakoze cyane umva nyine gukorera Imana ubundi gukorera Imana sinzi niba hari igisobanuro wenda wafata nyine no gukora ibintu by'Imana ugakurikiza amategeko yayo mbese niko mbyumva mbere yuko tuza kwinjira n'indi ndirimbo nagira ngo mbanze ndababonye kandi mukora gospel nagira ngo hari akabazo nshaka kubabaza abantu mukora gospel akenshi musanga aho unyuze hose ngiye ndirimba indirimbo z'Imana ndirimbira indirimbo z'Imana indirimbo zitari z'Imana nizihe indirimbo muyitiye Imana mugendeye ku cyubundi Imana yigeze ziraririmba nshaka ko munsobanurira icyo kintu yeah murakoze icyo kibazo buri muntu wese wakibaza ushobora kugira amagambo gusubizaho bitewe nuko abyumva yego rero indirimbo ngiye nayita ko ari iy'Imana ubundi ibintu byose byiza abantu tubiharira ko ari iby'Imana cyangwa se yes nuko mbyumva nuvuga ngo amagambo akenshi turirimba hari ubwo tuyavana muri Bible cyangwa se hari ubwo tuvuga imirimo y'Imana yagiye dukorera ariko tuvuga Imana rero iyo turimo kuvuga Imana donc nibyo biba byabaye iby'Imana iyo ndirimbo rero tuyita Imana kubera ko iririmbirwa Imana yes murakoze izi ndirimbo mwita z'isi zo kuki muzita izisi kandi hari igihe akenshi nazo usanga zifite ubutumwa ahubwo buruta n'ubw'Imana cyangwa bingana ubutumwa baba buri muri izo ndirimbo ziri secular usanga na iby'isi bintu sometimes urukundo mu bintu by'isi mbese rero natwe niyo mpamvu indirimbo ziririmbirwa Imana tuzita kari z'Imana kuko tuba tuvuga Imana yes pianiste ariko azamura akajwi mu kanya turongera twiririmbire turongera twivibingire ni discover the hidden talent nakubwiye ngo nta mpano tuzasubiza inyuma kandi nta munyempano uzatugana ngo ntitumwuzane nawe ngo yerekane icyo ashoboye kandi icyo navuga cyo murashoboye ntabwo nkunda kubivuga cyane ariko murashoboye kandi n'abantu badukurikiye nyirango babibonye reka twongere tuvibinge n'indirimbo imwe ebyiri ubundi tuze kugaruka mu kanya yeah
sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe mana we, sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe mana we. Sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe mana we, sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe mana we. Ngutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose, ngutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye. Sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe mana, sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe mana. Ngutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose, ngutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye. Sinabona we, sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe mana, sinabona we, sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe mana. Ngutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose, ngutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose. Ushimwe kutatugeze umuhigo w'abanzi bacu, ushimwe kutatugeze umuhigo w'abanzi bacu, abanzi bacu nibavugirize impundu kunesha, abanzi bacu nibavugirize impundu kunesha. Ushimwe kutatugeze umuhigo w'abanzi bacu, ushimwe kutatugeze umuhigo w'abanzi bacu, abanzi bacu nibavugirize impundu kunesha, abanzi bacu nibavugirize impundu kunesha. Ushimwe kutatugeze umuhigo w'abanzi bacu, ushimwe kutatugeze umuhigo w'abanzi bacu, abanzi bacu nibavugirize impundu kunesha, abanzi bacu nibavugirize impundu kunesha, abanzi bacu nibavugirize impundu kunesha, abanzi bacu nibavugirize impundu kunesha. Abanzi bacu ntago bavugiriza impundu kunesha, niko muririmbira cyangwa bivuze nabi? Niko mubiririmbye. Okay right. Ngiye mu kimbo cyo kuririmba amagambo muririmba nzajya nyavuga. Ndashaka kubaza mushiki wacu, abantu muririmba gospel kubera iki biragoye ko wabona umu gospel uri kuririmba adahumirije, kubera iki mumuhumiriza? nuko nyine iyo turirimba kuko nundi bari ibintu nyine by'Imana, nyine ubundi guhumiriza nyine ikimenyetso cyiza cyangwa ni ikintu nyine kiba gituma umuntu abasha kwegerana n'Imana nyine atuje. Yego. Intumbero yanyu cyangwa se vision yanyu muri kwishura ariko byaga bikunda ntago muzagomba kwishuri, kandi nkuko mwabimbwiye cyeka niba mwambeshye mwifuza ko itsinda ryanyu ritazasenyuka. Gahunda mufite wenda reka tube twirengagije mu gihe muri kwishuri muri kubeshya ngo turi kwishuri ngo mube muretse turangize, ubu siko muri kuvuga. Yego, intumbero mufite cyangwa se vision y'itsinda ryanyu nyuma yo kurangiza amashuri ni yihe? Murakoze. Mugenzi wanjye yavuze neza ko ntago twaba turi group cyangwa se turi abantu batatu, igihe tumaze ntago twaba tudafite zimwe mu ndirimbo cyangwa se bimwe mu bihangano tuba turimo kugerageza kwandika birahari. Rero nkuko twabivuze nyuma yo kurangiza kwiga
dufite papasi yo kubyinjiramo neza tugakora ibihangano byacu, noneho uri umuntu aba avuga ko akiri ku ishuri akabikora afite na risiki zo kuba akiri ku ishuri, ariko nyuma yo kwiga cyangwa se nyuma yo gusoza tuzabyinjiramo neza, duhereze abashuti bacu badukurikira uko bwije n'uko bukeye, abakunzi bacu tubahereza ibihangano kandi turabizi ko bazabikunda. Yes, ni discover the hidden talent. Ntabwo tuba twaje kuvuga amagambo menshi, natangiye mbivuga kandi ababizi barabizi, amagambo tuza kuyagira make, ariko tuba tugomba no gucishamo tukaganira kugira ngo umuntu ukurikiye ikiganiro abashe kumenya umuntu turi kumwe ni muntu ki, nanone ntiyumve aririmba gusa. Ariko nashaka kubabaza insengero cyangwa se reka tuvuga aho musengera n'umuririmbyi, ubwo turavuga ni umuyobozi w'urusengero n'umuririmbyi cyangwa se urusengero muri rusange, umuririmbyi mubona bamuha agaciro akwiye? Ntimwivugeho, muvuge muri rusange. Mu rusengero umuririmbyi ari kubona agaciro akwiye nk'umwe mu bagira uruhare mu kugira ngo amateraniro agende neza, cyangwa se mubibona gute mwebwe? Ntimwivugeho, muvuge rusange. Murakoze. So ko mbyumva cyangwa se uko njya mbibona nk'aho ngeneranira ku itorero iwacu, umuririmbyi aba afite agaciro, baramwubaha cyane kuko wa mungane nk'uko bivuze, iyo urebye usanga umuririmbyi agira uruhare rukomeye kugira ngo amateraniro agende neza. Yego, rero baramwubaha rwose, gusa usibye ko nta birenze, nta bintu baba bafite kuba wenda bakora birenze, ariko mu rusengero baramwubaha, bakamufata nyine nk'umuvugabutumwa ukomeye, nk'uko pasiteri aba ari umuvugabutumwa cyangwa se bafite mwarimu umubwirizabutumwa, n'umuririmbyi nawe aba ari umubwirizabutumwa, bagerageza kumuhereza agaciro ke muri korali aririmbamo. Ibyo umuntu akora nibyo bigomba kumubeshaho, muri gospel kandi igomba kuzabatunga kandi ikababeshaho byanga bikunda. Kuba umuririmbyi mu rusengero yakwishyurwa n'urusengero ni icyaha cyangwa birakwiye kuko aba yakoze umurimo? Buri wese arambwira ku ruhande rwe uko abyumva. Ngiye ku ruhare rwanjye ko mbyumva, kuba umuririmbyi mu rusengero, umuririmbyi mwiza, kuba bashobora kumugenera wenda umushahara cyangwa se bakamuhemba bakagira akantu bamugenera, ndumva byaba atari ikibazo, ndumva byaba atari icyaha, kuko ni umugisha Imana iba yaramuhaye impano. Kandi burya abenshi barabizi, abadukurikiye barabizi, kuririmba ntago ari ibintu byoroshye. Kuririmba biravunwa, kuririmba birategurwa, abahanzi barara amajoro menshi bandika indirimbo cyangwa se babihoramo. Kuririmba ntago ari ikintu uza ngo uhite ukora gutya, urabihoramo, ukoramo practice ahantu hose urimo kuririmba, either nimba uri muri secular ubu ugenda witoza kuririmba secular kenshi, none waba uri no muri gospel ugasanga urimo kuririmba gospel, witoza kuririmba gospel. Rero uwo muririmbyi aravunika. Numva rero ku ruhare rwanjye baramutse bagize akantu bamugenera, numva bitaba bibaye icyaha. Wowe ubyumva ute? Uri umuririmbyi, uri kubyinjiramo, uranabishoboye, noneho wabimenye kandi urabikora, kandi nibyo bigomba kugutunga. Kuba umuririmbyi mu rusengero agomba kugira ikintu ahabwa, wowe ubyumva ute? Hari abavuga ko bitagakwiye, abandi bakavuga ko bidasobanutse. Wowe ku ruhande rwawe ubyumva ute? Murakoze cyane. Ngiye ku ruhande rwanjye, nanjye bisa naho ntago ndajya kure n'ubundi y'ibintu mugenzi wanjye avuze. Mu by'ukuri rwose burya umuririmbyi mwiza mu rusengero nyine bibaye nta kibazo, ishimwe yaribona, kuko nyine nawe aba yakozwe ashoboye, yanayivuzeho n'ubundi byinshi. Kuririmba nyine biravuna nk'ukuntu mwese mubizi cyangwa n'abandi bantu. Rero kuba bagira ikintu bamugenera ni ikintu rwose cy'ingenzi, birakwiye. Murakoze. Abantu bafite insengero rero badukurikiye, ntabwo twe tugamije kubabwira ngo bahembe abaririmbyi, ariko nako kaba kagomba gucamo, kuko ni ibintu usanga muri gospel birimo cyane bivugwa, kandi natwe tuba tugomba kubivuga kuko turi abantu. Ariko uko twaterana kose, uko twahura kose, mu gihe mpuye n'urubyiruko cyangwa se abantu bakiri bato, ikiganiro twaba turiho cyose sinabura kubabaza imyitwarire y'urubyiruko hanze aha muri iyi minsi, tutagendeye ku madini, tutagendeye kuki. Urubyiruko ruri gushinzwa ibintu byinshi bitandukanye, ruri gushinzwa kunanirana, ruri gushinzwa, namwe murabizi byanga bikunda, wowe ubikora cyangwa ubutabikora, ariko urabizi. Niki cyabaye mu rubyiruko? Mwe mubona ari iki cyatubayeho? Murakoze. Wenda mbere yuko ngira icyo nsubiza, reka mugenzi wanjye agira icyo abivugaho. Kandi muvugisha ukuri, sibyo? Ntimumbwire ngo njye ntago mbikora. Imyitwarire nyine byanga bikunda mu bintu bitandukanye, ubusinzi, hari ubusambanyi, hari imyitwarire mibi igiye itandukanye. Niyo mpamvu mba nshaka ko tunabivugaho nabyo,
ndabizi ko n'ubundi ibiganiro byacu akenshi birebwa n'urubyiruko ariko se twabaye iki iyo witegereje ntiwirebeho ubona ibiri kuba biri guterwa n'iki? murakoze cyane. buriya nyine tekinoloji ni nziza ariko nyine bifite positive impact na negative impact. So iyo tugeze muri negative impact niho hantu none dusanga bitewe no gukoresha nyine buriya gukoresha social media ni byiza ariko biba byiza nyine iyo hari limit y'ahantu tuba tugomba kugarukira. Njye mbona nyine ikintu kibitera wenda ari uko dushobora kuba dukoresha social media tukarengera nyine tugashika ku bindi bintu bidakwiye. Ikindi kintu nanone mbona ibona nanone no ku babyeyi ariko ababyeyi ni ntago wa blaminga ababyeyi nyine nabo bitewe nyine uko isi igenda uko dufite umuvuduko mwinshi nabo bagerageza gufightinga kugira ngo babone nyine ibintu bitunga abantu. So rero muri izo struggle ntago nyine ubona igihe gihagije cyo kubwira umwana. At the time ufashe umwanya wenda ukavuga uti nakicaza umwana nkayimubwira na wa mwana nawe usanga nawe afite za negative impact nanone zimukurura bitewe nyine na technology nyine dukoresha ni tugiye limit. Nuko mbyumva murakoze. Ko turi mu isi y'iterambere kandi igomba gukoresha ibyo bintu umunsi ku wundi mu buzima bwose tubikenera, wumva hagakozwe iki? Tubireke noneho dusubire inyuma cyangwa se wumva hari iki ku ruhande rwawe uko ubibona wumva ari iki cyagakozwe niba internet iriho kandi kabitagomba kuvaho? Nyine dusobanura ku bintu bya technology twanye ko nyine bya positive kanya negative. So ntago twagenda ba coding ya negative impact kandi dufite na positive. So ikintu ngiye numva twakora first no Rwanda tukimenya tukamenya umuco wacu tw'abanyarwanda tukabanza rero tukagira indangagaciro z'abanyarwanda tukamenya kubaho umuco wacu mbese nye tugasigasira umuco wacu. Ngiye ukuntu mbyumva tamse dusigasira umuco wacu nubwo nyine technology yaba yihutite ariko tugendeye ku muco wacu twabikora neza. Murakoze. Yego reka twumve na musaza wacu nawe ikintu abivugaho mu magambo make. Murakoze. Ngiye ikintu nabivugaho ntago mbivuga byishuye yabivuze mugenzi wanjye ariko urubyiruko nk'uko tugira slogan y'igihugu urubyiruko ni imbaraga z'igihugu. Rero ibintu byose urubyiruko rukora cyangwa se ibintu byose dukora dukunda kubishyiramo umwete. Burya umusore cyangwa se umukobwa wagiye mu bintu byo gusenga narebye nsanga abikorana umwete. Kandi nanone umusore wagiye mu bintu by'isi naho abikorana umwete. Rero imbaraga zacu cyangwa se uburyo twumva ibintu akenshi nibyo bikunda kwafekta negative bigatuma imyitwarire yacu itaba myiza. Ariko aho ngeye inama natanga nyuma y'ubuzima buzima hari ubuzima buzima. Kuvuga ngo ubuzima turimo bwo muri iyi si bushobora kwenjoyinga ni byiza nabyo bidufitiye umumaro ariko ubu buzima turimo burazima. Rero kugira ngo ubuzima bwacu butazazima dukeneye kujya muri Kristo tukiyegurira Imana tukiyambaza Imana mu byo dukora byose. Mu bitugerageza nkuvuga ngo duhura na riski nyinshi zishobora kudukangura kujya mu by'isi cyane ariko gahoro gahoro uko tugenda dutera intambwe dusanga umwami Yesu nawe agenda atera intambwe nyinshi cyane aza dusanga. Murakoze. Ati murakoze. Tugira inzozi ariko tugashaka kuzigeraho ndetse nubwo bitoroshye ariko tukagwana kuko nta kintu wageraho utakoze. Hari ibintu bibiri ndagira ngo muvugeho, ikinyabupfura n'impano. Sinzi niba muri kubyumva. Ikinyabupfura n'impano n'amagambo abiri. Ayo magambo ahurira he, atandukanira he, wayahuriza he akabyara ikintu kizima? Murakoze. Ikinyabupfura n'impano ndumva ari ibintu bitandukanye. Impano donc ni ikintu kiba kikurimo. Uko byagenda kose naho wagicikira kiba kikurimo. Nubwo wagerageza kugikwepa ariko kiba kikurimo igihe runaka kiragira kikagaragara kuko ari impano yawe. Ariko ikinyabupfura ni ibintu ushobora gushaka no kuvuga ngo bikaza. Ushobora guhindura imyitwarire wari ufite imyitwarire mibi ugahindura iyo myitwarire ukahita ugira ikinyabupfura kikaza. Rero ndumva navuze amagambo menshi ni ibyo ngibyo. Ngira ngo iki kibazo ikintu cyagitumye nkibaza ntago byari kugira ngo tubisobanure.
cyangwa se tubyinjiremo cyane, ariko message nari nshatse gutanga ni iyihe? Hari ukuntu usanga umuntu afite impano inahambaye, ikintu runaka ashoboye kugikora cyane, ariko kubera ko buri kinyabupfura cyangwa se discipline, imyitwarire y'ugasanga iramugonze. Niyo mpamvu rero ikintu nari nkivugiye, imbaraga zose waba ufite, impano yose waba ufite, mu gihe nta discipline, mu gihe nta kinyabupfura, byo bizagorana. Ni message ntahaye mwebwe, ahubwo mpaye umuntu wese uzi ko kuri iki kiganiro ariko yumva ko afite impano cyangwa se yumva ko hari ikintu agiye ashobora kuzageraho. Mu gihe nta discipline, buriya biba byarangiye. Icyo cyo ni ikintu kizwi kihame. Turi no kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu rero, aka ni akaba gaciyemo, wenda abantu bari bakurikiye ikiganiro batagira ngo twagiye kure y'ikiganiro, ariko mu gihe tuganira tuba tugomba no gucishamo tukava mu buzima bw'umwuka, ahubwo tukagaruka no mu buzima bwa buri munsi tubamo umunsi ku wundi. Hari ibihangano mwaramaze gushyira hanze abantu bashobora kuba bareba aha n'ahariho hose? Ntago turabishyira hanze. Mushiki wanjye bivuze neza, n'itangiro ryabyo nibwo tukibitangira. Ntago turagira ibintu byinshi dukora, ariko tubifite muri gahunda. Mu gihe runaka gitoya kiri imbere turaba twagize ibyo tubereka byacu. Ataba yari bya bindi byo kwijijisha cyangwa se kwiyorobeka atari ukwiyambika uruhu nta muri ikirura. Njye navuga ko nabonye ko yaba karite y'impano muyifite, kandi na karite ya discipline muyifite. Nta cyatuma mutagera kure rero. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Ni ikiganiro cyo mu ntangiriro z'umwaka wa 2023. Dutangiranye n'ibiganiro, ngira ngo abantu bari kudukurikira bari kubibona ko dutangiranye n'ibiganiro bifite aho bihuriye. Ni nabyita ngo iki, sinzi niba ndabyita ivuga butumwa baramfunga noneho, ariko ni ibiganiro bifite aho bihuriye n'Imana, reka bari ko mbyita, nibyo dutangiranye muri uyu mwaka. Ni nayo mpamvu n'abantu turi kwakira bose turi kugerageza tugakora isengesho, niyo ryaba ari rigufi, ariko abantu bose turi kwakira bari kugerageza bakadusengera, ndetse nabo bisengera muri rusange, basengera n'abadukurikira, dukoresheje iminota mike cyane itarenze umwe cyangwa se amasegonda 45. Yes, ako kanya nakanyu. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu, turushaho kuguhimbaza kubwo urukundo rwawe dukunda uko bwije nuko bukeye, twebwe nk'urubyiruko ukatwemera tugatambuka ahera hawe, tukavuga ubutumwa, tugatambutsa indirimbo, tugatambutsa amashimwe, tugatambutsa amagambo agusingiza ishimwe n'iryawe Kristo. Ujye ubana natwe, turaguhimbaje. Komeza kubana n'imitima yacu, ukomeze kubana n'inshuti zacu zidukurikira uko bwije nuko bukeye, kandi natwe as group turagusabye kugira ngo ubane natwe muri uyu mwaka. Izina ryawe rizarushaho guhabwa icyubahiro. Amen. Murakoze cyane rero, nta kindi ndibuze kurenzaho. Niba mwumva hari ikintu mwabwira abantu bari badukurikiye, hari abantu bafite mu nshingano, wenda abanyempano, hari abantu bafite mu nshingano guteza imbere umuziki by'umwihariko wa gospel, hari abantu bafite mu nshingano, cyangwa se niba batabifite mu nshingano ariko bumva bafite mu mutima wabo kuba bashyigikira abanyempano, kimwe nuko n'undi wari wese waba abona ko ashobora kubona umuntu akamubonamo ikintu. Abo bantu ni kimwe bababwira tugana ku musozo? Murakoze. Icyo twababwira, twavuga amagambo menshi cyane, ariko mu magambo makeya, muri inshuti zacu turabakunda cyane kandi tubategurira ibyiza. Niyo mpamvu turi timu, ntabwo twabikoze kugira ngo bizagire umumaro urenze cyane kunuza, ariko twabikoze kugira ngo dushimishe bamwe mu badukurikira, turirimbira Imana, twamamaze Kristo. Ariko icyo twabasaba nka bagenzi bacu cyangwa se inshuti zacu zidukurikira uko bwije nuko bukeye, turabasaba inkunga y'amasengesho, inkunga yo kudufasha. Murabizi kuzamuka biragora. Inzu ikiri muri fondasiyo ikenera imbaraga nyinshi kugira ngo ibashe kugera hejuru, ndetse abantu babashe kuyitaha. Rero imbaraga zanyu, kudukunda, kudushyigikira, kureba bimwe mu bihangano byacu, ni inkunga ikomeye. Turabizeza kuzafatanya namwe, kandi hamwe natwe Imana izabana natwe. Murakoze. Yes, nanjye nta kintu narenzaho rero usibye kuvuga ngo Imana ibihe umugisha. Ni Discovery the Hidden Talent, nitwe Muyanyi Tatayina, n'ubundi turi mu Rwanda, ariko ndabizi ko abantu badukurikira batari mu Rwanda. Reka tugushimire cyane ufata umwanya ukareba ibiganiro byacu, uri mu bihugu bitandukanye ndetse mu bice bitandukanye. Reka tubwire ngo ni iby'agaciro cyane, kandi komeza ubirebe, ndetse nubona ari sawa ubisharing no kuri bagenzi bawe nabo babirebe. Ariko by'umwihariko umanuke muri comment utwandikire, utubwire uko ubona ibiganiro byacu, ndetse utubwire n'icyo twahinduramo by'umwihariko muri rusange. Reka dusoreze ku ndirimbo ziri hafi yanyu.
izo arizo zose. Pianiste nagenda azamura amajwi mu gihe bakizitekerezaho, mu gihe bakizivuganaho, ngende numva amajwi ya pianiste azamuka gahoro gahoro, ubundi dusoze ikiganiro twagiranaga nabo. Yes, pianiste uri tayari? Tayari? Ya imbaraga, dusubizemo imbaraga, tugende ducogora, twiruke twe kunanirwa, twiruke twe kunanirwa, tugende twe gucogora. Uwiteka we hembura umurimo wawe muri twe. Uwiteka we hembura umurimo wawe muri twe. Murakoze. hari indirimbo ya Bosco Nshuti ndayikunda, munyemerere tukaririmbe nawe mudukurikiye, ndabizi ko kari bubashimishe cyane. Turafatanya, sinzi mugenzi wanjye nimba biri bushoboke, ariko ndagakunda, ntago navaho ntakaririmbye. Nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka.
nzamuzura nzamuzura ku munsi w'imperuka uwizera umwana w'intama azaba witeka rwose naho yaba yapfuye azongera abeho azongera abeho nanjye nzamusura nzamusura w'imperuka nanjye nzamusura nzamusura umunsi w'imperuka kuko icyo natashaka ari iki ukugira ngo sitegereza umwana kamwiza yahabwe ubugingo buhoraho icyo datashaka ari iki kugira ngo umuntu wese witegereza umwana kamwize yahabwe ubugingo buhoraho nanjye nzamuzura nzamuzura ku munsi w'imperuka nanjye nzamuzura nzamuzura ku munsi w'imperuka nanjye nzamuzura nzamuzura ku munsi w'imperuka nanjye nzamuzura nzamuzura ku munsi w'imperuka. Amen. Murakoze.